nibyo abantu wenda bataza no kutwibeshaho iyi telefone waguriwe na Yago icyo yaburaga ni ikiganza cy'umuhanuzi mena rwose izina rya Yesu ndavuze ngo haceho abantu b'umumaro izina rya Yesu nkuremeye connection nzima amen uhamagarwe n'abadiaspora uhamagarwe n'abanyarwanda inzego zose z'umugisha ziguhamagara kandi ndavuze ngo iceho amafaranga y'amoko yose ujye kuri Order Limit ujye kuri MoneyGram ujye kuri Ria ujye ku mabanki atandukanye ujye kuri Western Union inzego zose ku mabanki yose acaho amafaranga mu izina rya Yesu wakira amafaranga yo kwishura inzu wakira ubuzima wakire kwambara wakire Bibiliya wakire igitabo cy'indirimbo ndetse n'ibibana ngombwa ubuzima bwawe buvaho buri bujye ahandi nukuri Yesu nashe mu gihe urimo igushire mu kindi gihe Yesu agukure mu cyiciro abantu bakureberamo igutereke mu kindi cyiciro kuko wavukiye icyenda nk'abandi bana mu izina rya Yesu njyatuye nk'umuhanuzi w'Imana njyatuye mu ijambo ry'Imana umwuka wera asinye ibi bintu natuye mu izina rya Yesu mena no kuri kudashyizeho nimero seshe nimero yawe turayishiraho turi gusoza ariko niba mutamukunda ntago bisobanura ngo Theogene ko twagukundaga ko wavugaga tukakumva uyu munyamihanda umuzanye oya ntago babikora none nge navuye none nge nazutse mvuye n'Uwiteka wakuzuye rero reka dusenge mu izina rya Yesu twigendere Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu nshimiye umuja wawe umuhamagaza imbaraga z'umurengera umuzana umurandurane n'imizi yose aviyo yarari burundu amen yitaba ijambo ryawe yitaba agakiza kawe kandi umugirire neza musabiye umugisha ibiganza bye ndavuze ngo uhereye iyi tariki bitangire kwakira kugira ngo amenye ko hari Imana mu ijuru itarobanura ku butoni gendana nawe umugirire neza kandi umuzamurire izina by'umwihariko ukomereze ubuzima bwe mu gakiza urakoze Yesu amen tubahaye ikaze mwese bakunzi bacu aho muherereye mwese turabaramukije turabasuhuje abari iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru mu mujyi wa Kigali ndetse n'abadiaspora muri mu ntara ya Gatanu uyu mwanya rero turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye ntago nabavuga reka nyine batangire batwibwira kaduhere ko uyu mubyeyi uri ruguru ego oya basanzwe bazi ndabacuje mu izina rya Yesu no kuri Imana bagire neza ngiye mama w'abapape ari we mama w'abakristo nkaba naje rwose murambona muranze ariko noneho harimo impinduka muri uno mwaka nta kintu muri kubona amaburiye ndi kumwe n'umutangabutumwa na hano ukomeye cyane Imana yagize neza kumuza nawe murabizi n'ubwa mbere duhuye twicaranye gutya byose ni Yesu uri kubikora navuga Imana TV Yesu ari gukora muri vuga Imana TV murabona ko Imana hari ukuntu igira neza imuje n'uno muhanuzi cyarugo rya Mukarota kavuga utari umuntu uzahora kugira neza kubwiriza wishime ahuganize wishime ugira ikintu utana kandi mujye mwigira kumva ibyo bintu se sawa reka nawe twibwira abadukurikiye ntago namuvugiramo nanjye yacecetse nitwa Nibishaka Theogene ndi umukozi w'Imana amen ibimvugwaho n'ibinkorerwa ntibindeba umutima wanjye ni umutangabuhamya haleluya byarangiye se cyumva ibyo bundi baba bakuvugaho ibiki umukozi w'Imana bamuvugaho ibiki ariko satani bari arasa imyambi cyane ubu urayikwepa sha iyo kurasa imyambi urayikwepa ukavuga uti ngende undi umuhungu wa Yesu ntabwo umwambi wawe wamfata ni kwita umubwira ukatokesha ubundi uvuze izina rya Yesu araba byarangiye abazimu bahita bagwa bararambarara ko hari abatumva imigeri abadayimoni se ariko babivuze nabi
uwabivuze nabi buriya fisi ngo abadayimoni baraje baramuniga fisi nyamunini ngo avuga icyara urabizi ko ari umusilamu avuga icyara bavuga igiswere avuga Muhammad wadullahi yumva nta kintu kiri kuva baravuga ati ko n'umushaka ngo bazimu batinya Yesu ati wamuvuga kandi abasilamu ko batajya bakunda kuvuga Yesu yatangira kuvuga wadullahi atuka wadullahi bakaniga cyane yamabara y'abakayabusanya marayika araza ngaravuga ati wavuze Yesu hamgaho bari muri busanzamuke aravuze ati mu izina rya Yesu ndapfuye abazimu baranyishe mu izina rya Yesu fisi ngo nibwo yazanzamutse abatuva nubwo n'umusilamu ariko Yesu nongeye kuzamurira ikiganza urumva nawe nabo ngabo uvuga ngo babakubita amashoti nibumve hari ubwo ujya guhamagara za Muhammad n'abandi we uhamagara Yesu no bakubita bakumva Yesu bura no bahabya urumva nabo bundi kuvuga ngo bamutinya kubireba iyo utavuze ngo Yesu abari hatari ubwo urakubitwa ngo ni nyinshi cyane hari umujama nawe ni n'inshuti yanjye aravuga ati nabaga mu nzu n'akazi buryo ngo badayimoni barahari koko bakaze ati none iyo nzu niba arimwo biberaga niba ari iki tukabona haje akagabo noneho kakaza kafunze n'ingumi kandi ndi umusore ati kakavuga ati none no munsi ndabonana nawe ati tukarwana paka ati nagiye kuhava narananutse barara bampondagura none koko tubakanagire mu izina rya nde amen abakintu kandi nisa rwose ndanezerewe cyane ko twongeye guhura ariko nubwo mvuze ngo twongeye ko duhuye ko n'ubwa mbere urumva umeze gute cyane ndumva neza sumva umwuka ndimo nta nubwo nta n'ikintu naranavuga kandi umva natangiye kuzamuka urumva ko natangiye kujya mu mavuta bagira ngo nze nanjye nganirize ariko hari ukuntu ngushaka kuzambaza uburyo ndi kujya mu gakiza oya nta byinshi mba numva ashaka kubaza kuko hari ibyo tubona bana nabyo mu minsi yose icyambere upfa kuba waremereye Yesu ukamwizera ukamenya agaciro ke ugakora ibyo agusaba nawe agakora ibyo umusaba burya Yesu ntabwo binasaba ku muntu biba byoroshye ariko kubikora cyane byose baragoye abari hatari byose kubikora ibyo agusaba cyane no kubwira ati nakubera ko ategeze yicana ategeze ashaka ategeze anagira dukundiye rimwe gusa ntabwo yakunze umugore wenyine impamvu yamwihoreye ati kambakundire rimwe mwese uzi tw'umugore arimo abakobwa benshi nyine n'abadamu twabaye abagore ba Yesu kuko tumwizera yavuze ati nishaka umugore arabazumva ko ntabakunda kukanura kumvamo reka ne kugira uwo ntonesha reka no kutonesha umudamu wanjye ngo n'abana banjye oya bose n'abanjye bari muri njyewe niyo mpamvu ndi kumwe nawe wa uyu ni umuhanuzi rero mpuzamahanga uyu ni umuhanuzi ahubwo nanjye ubu niwe nategereje ngo ampanurire cyo cyari cyanzanye yahumura nta muntu wihanuza cyangwa ngo abyishakemo ijuru niribigena iravugana nawe birangeraho amena ni ukuri nanjye ibyo ndabikunda gutegereza nizeye harya ngo witwa nde nanjye mbaye umunyamakuru nibishaka ubwo amazina ni ayasora cyangwa nayo muri Yorodani oya nayo muri Yorodani kuko papa namubuze ataragira nuze yo kunyita ntabwo se wavukiye kwa muganga oya wagira nawe nawe umunyamakuru kandi ahubwo ubwo buhamya nabwo nabuduhemo gatoya byagenze gute ubundi ntabwo wavukiye kwa muganga ku buryo usiko yagize reka niba yarapfuye ukiri mu ntabwo navukiye kwa muganga ubundi umwana bamwitira kwa muganga mu bana baririmbiwe iriya ndirimbo ngwaka numa karitse ku nkombe y'uruzi umunsi umwe ingona ishaka ntabwo ndimo mu bana bawe urabona hano i Kigali hari abana babanza kuririmbira kugira ngo barye njye navutse ndya rero wavutse urya impamvu ngana gutyo njye navutse ndya ibintu byo guteta ubwo naravutse bazana umuhini w'ikijumba
na cya gikoma cya rutuku kitagira isukari muhereza umwana kure cyangwa aroreye uri kamaramahano niyo mpamvu yitwa Nibishaka Theogene wavukanye amenyo izina Nibishaka nyine Nibishaka azabaho Nibishaka azakura Nibishaka azatera imbere Nibishaka azaba umugabo none dore uri umuhungu wa Yesu voilà ako kantu ndakemera yarabishatse rero jyewe ntago niswe n'ababyeyi wiswe n'abandi niswe n'imisi Messi se burya nayitanga amazina Messi Ese ugira ngo mama w'abapamperi iri mu irangamuntu wese none se ni Messi yarinyise ko ari abantu wakintu nyine ni imisi kantu ko gakazera imbaraga zitangiye kuza kokera n'uba gatangiye kuza ko ntangiye kubira icyunzwe ndabigenza gute mwuka atangiye kunkubitira ha yabaye hari imbaraga ziri kuva iruhande rwawe cyane ubu bya bitangiye gusohoka muratsuka n'ubundi rimbyuzwe ndikora ajya ndi gukubitwa ega umukozi w'Imana iyo muri kumwe hari ibintu bitangira hari ukuntu wari ucecetse kwanza wari urimo unyigaho wari wacecetse kwanza wari urimo unyigaho sha ibintu birakomeye bavandi imbaraga zigomba gusohoka nta bintu oya myuka mibi yasohotse ahubwo bahise basohokamo bagomba kuvamo n'ibisigisigi kuko iyo umuntu yakiriye Yesu hari igihe ujya kumwakira gusa ntibihagije hari ibisigisigi nabonye ya pastor hari igihe ujya gusenga ugakubitwa iki vamo soka muri we uze kunkubitaho kabya bisabye kare kuko barakubitwa ku buryo ushaka gutaha ujya kwifuza nuko ushaka kujya umutwe akawurageza akawukaraga barakuramo ibirimo ndetse babifite nyine ntibyabura akagukaraga barakubwira ati ndagukaraga ku buryo n'ikindi gihe utazongera kumva urwaye umutwe ibivumvuri byose bigasohoka ukivanamo barangaraze narinja kugira ngo mungire inama yindi y'uburyo nzitwaramo muri uru rugendo icya mbere ni ukutabigira imikino niryo banga nibyo njya mbwira abantu ni ukutabigira imikino ngo umuntu abikinemo nk'ukina filime yo kwakira Yesu niryo banga rya mbere ya mugabo kumuvuga nta mikino ibamo urabibonye ndabizi ndamwubaha niyo Patrick yatubwiye ati mujye mwicara musenga Imana muyibwire ikibazo mufite ni nayo buriya natangiye kujya mu gakiza niwe muntu wanumiye kumwe n'abandi bantu ngo barambwira ati mama papa uramuhamagara buriya koko urabona wamushobora udashoboka ati mama papa akunda byeri mama w'abapape ni wa muntu uvuga igishegu mama papa koko bugiye kumuduhagarikamo noneho muri no korari yacu urumva ariko nanga ntago mwavutse muzi gusenga cyangwa muzi kuririmba rekaze tumugerageze none ahubwo bamwe bazagwa nkomeze izagerwamo n'abatari cyekerwa abari imbere bazasubira inyuma abari inyuma bajya imbere nukuri wenda ntabwo agakiza kari ku isura agakiza kari mu mpamvu zatumye ukakira uwemera ko Yesu ari umwami wawe ako kantu ako nakuze akagenda ari igihe kinini iminsi irisunika nsengera se wowe haracyari kare ntabwo akazuba kararasa haracyari kare hari imbaraga zikigusohoka aracyazi noneho mfa cyokere kirandenze muri urahinze uzi ko uri kuneza ibiki humura kubera ko ni ibyaha biri kuvamo gusohoka muri we rega buriya niyo mpamvu abahanga baravuga ngo numara gusobanukirwa uwo mugendana uzamenya n'urugendo ukwiriye kugenda naho ugiye kuko hari umuntu mugendana abazimu bari muri we bakamuvamo bakakujyamo ugatangira kurwana intambara utagizemo iki uruhare utazi nibwo utangira kurota ibikuniga nibwo utangira kurota wiruka
nibwo utangira kurota uhekenya bya bigori duhinga byumagaye basyamo igikoma. Oya nege ahubwo urota inka zikagukubita umutwe, inka zifite urutwe rungana gutya kavuga uti mukarwana n'inka uri umuntu muzima. Uriya mudayimoni w'amahembe warakavuna umuheto agatsindwa na Yesu. Abantu bahura n'abazimu bantu nka bariya mu nzozi Uwiteka batabara. Bo rero nishimiye kwicarana na mama w'abapampe, mama w'abakristo ugira courage nkunda, ntitaye ku mpamvu z'iby'abakina, cyane ko ngiye buriya ndi no stress. Aho kantu ntabwo nkunda ibintu binsapota mu mutwe ngo babyita bikujagaraza mu Kinyarwanda, kuko igifaransa kirangwa. Ndi kubabona na ba Kanyombya na Banzovu na ba nyina wa Mbogo na ba Fisi, rwose pe muradushimira. Ab'imihanda turi benshi. Ariko mu bintu byanshimishije ni umunsi wafashe icyemezo cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Hari ikibazo rero numva ashaka kukubaza, niki kiri kukubangamira muri uru rugendo? Inzitizi uri kubona muri iyi nzira yo gukurikira Yesu ni iyi? Oya ntago iyo utangiye kujya muri Yesu ntago wabura inzitizi. Urumva ugira inzitizi nyinshi, akaba umuntu avuga ati nkuriye bujya arimo buri arabizi arabeshya, sibyo? Akongera akagutega umutego ati ubundi buri akomba nakunda akabyero akamugurira wose umutego, akongera ko mare yabuza amafaranga y'inzu buri yamuterese tukaryamana ntiyama, ako si uwo munsi umutego. Akumva we nk'ubu se twicaranye nyine ndashaka nko kumamaga ngwatse ko wishyira kuri 13 uzayama cyangwa n'ebyiri urayafite cyane uyafite mbwiza ukuri. Ubwo 12 mama yacu urumva ko ndengejeho 2 ko yanjye none munsi byuzuye. Urumva none umuntu ariko nimumamagare ngo munkorere ibyo ngibyo, izo nazo ni inzitizi. Urumva naho kwicara kavuga uri kurwana n'imyuka mibi, ibintu bikore ko umuntu ubushobozi bwo gukemura ikibazo ufite. Ariko mu izina rya Yesu Uwiteka, niyo Patrick yavuze ati nugira ikibazo cyo guca rusenga Imana izajya gusubiriza mu bantu batari kuvuga ngo iramanuke guhereze. Nk'ubuso bwa mbere duhuye shaka gutaha umbwiye uti ugenda ugera hirya urahura n'umuntu akugire neza. Abantu niyo Mana. Umuntu Mana yaramubwite nzaza ngusure tuganire, wegenda utegure wicaye mu rugo ndaje. Mugabo aragenda arateka ibintu byose byiza biryoshye bibishye, kuko ibiryo byose ntago harimo hari igihe urusenda rubiha abantu bose ntibarurye. Nuko yizira umugabo wambaye nabi, wambaye cabari nyine wabuna umuntu wambaye nabi uramuzi cyangwa n'umukene. Uretse n'uwakwambara nabi isura nigaragaza ubukene, yari umukene hose. Agenda akomaga ati mwafunguriye toka baratokeje cyane, baramwirukana barasunika ati va mu nzira Imana itanagusanga ahangaha. Arategera uruva ndagira ngo mufungure wena no kukayiko kamwe numvishe bihumura kandi kugenda afunguza. Ahubwo tubare kabiri wava cyangwa tuguha umugeri kurenza igipangu kugira ngo ugende. Musaza arigende, umugabo mukirategereza Imana araheba. None arayibaza ati se Mana kwambwiye ko zasura ku itariki 12 uri hehe? Yabwa ati kandi naje ukanyirukana. Ati uburyo wanyirukanye nabi. Imigero nkubise yamabije nta nubwo nkije nta nindi Mana uzabona itari umuntu. Buriya ninge narinje. None se nshuti yanjye Imana iratuma nkuko nanjye yanomye ku bantu bakamamagara ati mama papa nkabana naramenye ko Imana igira neza, nkamenya ko nicamuzo nkayisenga kama ikifuzo ikagisubiza. Ndabona Jafet sinzi cyari gutunga urutoki, sinzi icyo ashaka kukubaza. Kandi mari aho nyine aho wakiriye akakiza ibyo bintu tubwe waba arigeze uhura nabyo? Ntabwo byabura. Ese singera byivugiye ntibyabura. Nagize ngo ni urugero watanga. Oya ntabwo ari urugero, nibyo ntabwo ari urugero by the way. Ibyo bintu nibyo ntabwo ibyo byabura pe. Ubwo ni intambara ugenda urwana nazo. Hari n'umuntu ugenda akaba yagufatana temara wa muntu mwavugaga ngo murahura ngo mugasenga ngo kayateze ngo uyu atereka da tinogihuha tababeshya. Nibyo byari ariko sinabikoze. Nese niba ushaka mwicaranye aho ngaho ko nawe hari ibintu byinshi nyine numva bimuvugwaho bitari fresh, wowe nk'umuntu waje kumureba nk'umukozi w'Imana ni iki wamubwira nk'abantu bakurikiye ikiganiro?
ngo abantu bamuvugaho ntabwo ujya ubibona se yeka nkubwire rero ibintu byo kuvuga ngo umuntu ngo abantu bavuga ku muntu none se waba utavugwa buri iki inka bavuga ko ifite amabara meza cyangwa amabi avuga inka y'urunyombya ntawe kuvugwa ntabwo bareka kuvuga sibyo nese wegeye gito mumaranye wabonye ameza atese n'umugabo se nabonye atuje nibwo mbere twicanye imbere ya kamera sibyo ahubwo ngeraga mbona yikarakasa ari gusenga avugira abasengera abandi bantu none ngenda banamugeza uruhande niba ari imbaraga ari guhamagara ziri kumanuke ndabona yanze kumvugisha ndagira hane nibishaka warebye ukuntu wanshaka nanjye nkaba nibishaka ntago nanze kukuvugisha mfite menshi oya agariyo mpamvu erega uri umubyeyi mama uri umubyeyi wanyubashye se yes uri nyina w'abantu ntago tungana ndi mama w'abakristo ariko hanyuma rero mama w'abapampe bo ni umuntu numvaga nibaza ni umusitari ngire ngo abantu barabizi cyane mu bisata bigiye bitandukanye muri gospel turamufite muri sekira turamugira muri comedy turamugira no mu mama utagira jalousie sinzi ntago mbizi jalousie ntago wabona hari umuntu ari gusebya hanyuma impamvu yewe nifuje kwicarana nawe ni impamvu zigera kuri 3 nigeze kumubona rimwe ari kumwe na Niyo Patrick bari ku meza barya icyo kintu ndavuga ngo very good nongera kumubona muri korali cyangwa se muri timu ya Niyo Patrick bari gusirimba ndavuga ni very bimeze neza ariko nza gutungurwa no kubona bamwe mu bo bari kumwe muri iyo groupe baza bavuga bati jewe Patrick ibingibi undati ibingibi mbona bisa n'ibintu bigiye kuba umuriro utari ngo twariye cyane se kandi twarabimaze ndavuga byo gusebanya ariko sinigeze mubona atera kamera ati jewe nanjye ibingibi rero Imana igumugisha hanyuma rero mena ni ijambo rikomeye ndagira ngo nta byinshi jewe nshaka kukuvugaho cyangwa se kukubaza kuko isi sokoza yogosha itasokoje wiyangura guconga wakintu ntacyo guconga itagusokoje ariko kandi none byiza ngo Imana yigukereje gutegera sinumva ahubwo nawe umaze kubimenya nago umuntu ari kwiga rero mama w'abapampe ntago nitaye uko ubuzima bwawe bwubatse sinanitaye uko situation yawe imeze umuntu niwe wimenya ariko nuko Imana igiye kuguha umuntu kwishurira inzu kana tekase so bavuze ngo hanurire se Imana igiye kuguhuza n'umuntu ukwishurira inzu ikindi kandi hari umuntu Imana igiye gukoresha aguha igishoro ubona icyo gukora naho kujyanirwa ndyamye se ko nirirwa mu nzu ndyamye nagira amahirwe nkumva telefone irahamagaye mbwira Imana ni telefone kuba yinguriye ngo ivuge kukiri ikiraki yime hano ahubwo nagira amahirwe nkumvira soni iri mu mufuka yime hano se ndayikoramo nera ni ukuri iri mu mufuka iyi telefone ayigure nayo sibyo yagwa Imana imumugisha urumva ariko ndavuga se ibirimo abakecuru turagondeka mwihangane kubera ko maze iryo kosa kamera zijya kureba ibitari ngombwa ntago zigera ntago azabuzwa n'iki kugerayo terenge njya mbwira Imana ni mani phone yirinde abashura urinde kubikiraje iyi telefone waguriwe na Yago kunayigura na Yago arambwa ati telefone izakubera igishoro ikubera ikintu kizagutunga igihamagara hari igihe mari gihe dahamagara mbwira Imana ni telefone ko ndeba yabaye ikiragiye imeze bite papa kandi ibyo mvuga mba seri nibyo rega abantu wenda bataza no kutwibeshaho iyi telefone waguriwe na Yago icyo yaburaga ni ikiganza cy'umuhanuzi mena rwose izina rya Yesu ndavuze ngo haceho abantu b'umumaro mwizina rya Yesu nkuremeye connection nzima amen uhamagarwe n'abadiaspora uhamagarwe n'abanyarwanda inzego zose z'umugisha ziguhamagara kandi ndavuze ngo iceho amafaranga y'amoko yose ujye kuri Ordirimiti ujye kuri Manigaramu ujye kuri Ria ujye ku mabanki atandukanye ujye kuri Western Union inzego zose ku mabanki yose acaho amafaranga mwizina rya Yesu wakira amafaranga yo kwishura inzu wakira ubuzima wakire kwambara
wakire bibiliya, wakire igitabo cy'indirimbo, ndetse nibiba na ngombwa ubuzima bwawe buvaho buri bujye ahandi. Nukuri Yesu nashe mu gihe urimo igushire mu kindi gihe. Yesu agukure mu cyiciro abantu bakureberamo, igutereke mu kindi cyiciro, kuko wavukiye 9 nk'abandi bana. Mu izina rya Yesu njyatuye nk'umuhanuzi w'Imana, njyatuye mu ijambo ry'Imana, umwuka wera asinye ibi bintu natuye mu izina rya Yesu. Mena nukuri kudashyizeho nimero seshe. Nimero yawe turayishiraho turi gusoza. Amen. Ubundi se ntidusoje? Turabaza umunyamakuru. Hari icyo mvu ushaka kubabwira? Oya, icyo nababwiraga nuko burya Imana igira neza. Nk'ubu no muhanuzi n'ubwa mbere duhe turicana pe. Nukuri na Imana igira neza igukureho abakuvuga, ariko kukuvuga cyo byakira ko na Yesu aravugwa. Sibyo? Na ubaye utavugwa, hari n'igihe n'abantu iyo bagiye gushyingura uzunguruka ku mino mirambo, kandi haba hari imva nyinshi urabizi ngo ni runaka, kandi yamaze gushenguka rivuga nta n'uwamuhamagaye, ariko abantu bareka kumuvuga. Burya iyo bakuvuga, umuntu uzakwivuga nabi n'uzakwifuriza kuva mu mubiri, akakwifuriza kukujyana muri gereza ahantu utavugana n'umuntu uri hanze, burya uwo muntu Imana izamugutsindira, kuko ntago ariko umuntu uzakuvuga gutya nta kibazo. Nawe uri kumuhanurira? Oya, ngeze ndi umuhanuzi, ndi kumubwira nk'umuntu mukuru. Ngiye ntago ndi umuhanuzi ko sinjya mbeshye mbere y'abantu, ariko iyo umuntu akuvuze agusabira imigisha. Amen. Nukuri byakira nawe ubona umenye uko byitwaramo. Nukuri rero mama w'abapampe yabaha nimero ye, umuntu ufite iyerekwa rizima. Hari ibiganza burya biba bitarahumana. Nukuri babihari. Iyo umuntu aguha ikintu kikakuvana ku rwego rumwe kikakugeza ku rundi rwego. Rero mama w'abapampe yatanga nimero ye, wamwishurira iyo nzu, wamwishurira uko kwezi, wamugaburira ejo cyangwa n'uyu munsi, wamwambika n'akandi kabubu nkaberwa cyane mwongeraho. Yes, kiyongera kuri aka ngaka. Dukorera umugisha kuri uyu mubyeyi w'Imana. Twese twavuye imihanda, jewe nari hariya kwa Mutangana mu kiraro, nzunguza amagi, inkorera uwo bita Aisha w'inyamirambo, icyo gihe w'umusiramu. Hafite aho mba nzunguza ubunyobwa, abanamba baburira mu kanogo, n'imigati ya ronde yaguraga 20. Twese rero nta muntu Imana itatunze urutoki bigira ikikora ku buzima bwe. Niyo mpamvu rero nta wagutera ibuye atuye umunyamihanda, mwamuzanye he ko mwari muzi ko mukijijwe ko tubakunda. Aba bantu mubakuye kudukunda, ntago bitwemfegita kugira deni, ntago turi muri conditions z'urukundo kutagira abo tuganira ngo tubiyegereze. No, niba munkunda mukunde na mama w'abapampe. Ariko niba mutamukunda ntago bisobanura ngo Theogene ko twagukundaga ko wavugaga tukakumva uyu munyamihanda umuzanye. Oya, ntago babikora. None nge navuye, none nge nazutse mvuye he? N'Uwiteka wakuzuye. Rero reka dusenge mu izina rya Yesu twigendere. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu. Nshimiye umuja wawe, umuhamagaza imbaraga z'umurengera, umuzana umurandurane n'imizi yose aviyo yarari burundu. Amen. Yitaba ijambo ryawe, yitaba agakiza kawe, kandi umugirire neza. Musabiye umugisha ibiganza bye, ndavuze ngo uhereye iyi tariki bitangire kwakira, kugira ngo amenye ko hari Imana mu ijuru itarobanura ku butoni. Gendana nawe umugirire neza, kandi umuzamurire izina, by'umwihariko ukomereze ubuzima bwe mu gakiza. Urakoze Yesu. Amen. 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 Turabashimiye mwese ababanye natwe, abarebye ikiganiro mukakirangiza. Imana ibaho umugisha. Ivuga Imana TV niyo channel yonyine ujyaho ugahembuka, wari urushya akaruhuka. Imana ibaho umugisha muherereye mwese, kandi n'abatumirwa bacu turabashimiye ko babonetse. Imana ibaho umugisha. Amen.